gutenga cyangwa se guheza umuntu bivuga ngo kumuha Satani nta nubwo yabashije kwemera kwanza kwa mbere kose yabashije gutengwa. Amare gutengwa aritekerezaho, amare kwitekerezaho abasha kwandika umurongo wo kwegera Kristo. Urumva iyo niyo mpamvu ya mbere cyangwa se murabona z'abavandimwe ndabaramukije muri hatandukanye. Turashimira Imana iduhaye umwanya kuri mwiza ngo twumve tuganire aho muri hatandukanye ndabakiriye. Rero dushatse kuganira ijambo rimwe dusanzwe tuzi twese, ariko nituvuriza hamwe ndabizi tuzaza kuvuga byinshi kuri iryo jambo. Ese ubundi gutenga ni iki? Kubera iki gutenga umuntu? Cyangwa se guheza ni iki? Kubera iki umuntu duheza umuntu? Usomye mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 5, Pawulo yarimo yandikira Abakorinto ababwira ngo namenye ko muri mwebwe harimo habayemo gusambana n'ibintu kamere byaramaye hose, aho umuntu afata agasambana na mukasi. Avuga ati rero kubw'iyo mpamvu uwo muntu ntakwiye kuba muri mwebwe. Avuga ngo kuko n'ubundi bimeze bityo uwo muntu agomba kuba muri mwebwe, kubera ko ntabwo akikizwa mwene data. Hanyuma agere none aravuga ati none uko bimeze uwo muntu ntakwiye kuba muri mwebwe. Uwo muntu agomba kugira gute kujya kure. Uwo muntu agomba kugira ngo atabanduza iyo mico mibi cyangwa se iyo mpamvu cyangwa se icyo kintu cyatumye tumutega cyangwa se bituma agomba kuba muri twebwe. Hanyuma rero kubera icyo umuntu dutenga umuntu cyangwa se kubera icyo umuntu ahezwa. Umuntu kwanza kwa mbere ahezwa kugira ngo yitekerezweho cyangwa se atenga kugira ngo yitekerezweho. Yamara kutwitekerezaho akabasha kumva ko icyo yakoze kidakwiriye. Hanyuma yamara kubona ko icyo yakoze kidakwiriye, hama akaza gusaba imbabazi. Yaza gusaba imbabazi rero turafatanya hamwe nk'itorero n'abantu bose abakristo tukabasha kumubarira. Twamara kumubarira akaza rero akongera kuba umwe muri twebwe. Ntabwo gutenga cyangwa se guheza umuntu bivuga ngo kumuha Satani. Nta nubwo kuvuga ngo umuntu kumucira urubanza, ahubwo icyo bita gutenga ni uguha umuntu umwanya kugira ngo abashe kwitekerezaho, kugira ngo ibyo yakoze abashe kongera kandi kwitekerezaho, yongere kandi yumve ko ababajwe nabyo. Hanyuma namara kumva ababajwe nabyo agaruka asaba imbabazi. Hanyuma namara gusaba imbabazi kugira ngo yongere kandi agaruke ahawe imbabazi. Rero iyo dutenze umuntu tuba tubwira ngo yongere kandi tumugaruze urukundo. Pawulo yaravuze ngo ese nakoze bino uwo muntu nabambashe kugira ngo muri Satani, ahubwo cyangwa se uwo nakoze bino mba nemeye ko ibintu ari sawa, ariko nkoze bino ni ukuvuga ngo mba mucyashe kugira ngo aje kwitekerezaho, kugira ngo nkize ubugingo bwe kuri wa munsi w'imperuka, kuri wa munsi w'Imana azabashe gukiza ubugingo bwiwe cyangwa se nzabashe gukiza ubugingo bwiwe. Iyo tubona ibibazo tugaceceka cyangwa se tukabona ikintu tukakihorera kandi kidakwiriye kuri bene data, ikibazo kwa mbere ni uko twebwe ubwacu tutabasha kuba responsible y'ibyo bintu. Kubera yuko gutenga cyangwa se guheza ni umuco cyangwa se ni icyo Imana yahaye abakristo kugira ngo tubashe kugikora. Rero ntabwo dutenga umuntu kugira ngo tumucire urubanza, tumutenga ngo yitekerezaho. Usomye rero mu gice cya 2 cya Abakorinto ba 2 ukamanuka ugera muri iki gice cyose, Pawulo aravuga ati none namenye ko wa muntu mwamutenze cyangwa se mwataye hanze, urya muntu byatumye yegera Satani cyane, byatumye wa muntu atabasha kugira ngo ni nkaho kuri we agahinda kamaze kumwicwa cyane kugira ngo atishobora n'agahinda gasaza. Rero mubashe kumubabarira, kubera ko niba yaragize uwababaza, uwo yababaje ni mwebwe ntabwo ari jyewe. Aravuga ati rero kuba iyo mpamvu reka uwo muntu mwongere kandi
tumubabarire, twongere kandi agaruke ku nzira y'agakiza. Rero inzira y'agakiza rero yayigarutseho kubera yuko wa muntu yabashije kwemera kwanza kwa mbere ko yabashije gutengwa, amara gutengwa aritekerezaho, amara kwitekerezaho abasha kandi kongera kwegera Kristo. Urumva iyo niyo mpamvu ya mbere cyangwa se ituma dutenga umuntu. Aravuga ati ikindi kandi iyo mpamvu nababwira ngo mutenga hano kugira ngo ndebe ko munyumvira kaso mu mwuka nk'ababyaye mu buryo bw'umwuka, ndebe ko munyumvira. Rero iyo dutenga umuntu rero tumutenga kubw'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko imwe mu mpamvu tuba tumutenga ni ukugira ngo yitekerezeho. Icya kabiri ni ukugira ngo kandi twongere dukize ubugingo bwiwe. Ubugingo bwe rero tubukiza, dutuma ubugingo bwe kandi bugaruka kuri Kristo, kuko twabashije gufata umwanya tukamubwira, tukamwereka ko ibyo yakoze atari byo. Hanyuma twamara kumwereka ko ibyo yakoze atari byo, hama agafata umwanya wo kongera kwitekerezaho, avuga ati noneho reka nongere ngaruke umuryango w'abana b'Imana. Ikindi kandi ntabwo duheza umuntu wa wundi witwaga ko ari umunyabyaha, witwa ko atari uwo mu nzu yo kwa data, dutenga uwo twita mwene data, uwo dufatanyije kwizera. Rero kubera yuko aba yatandukiriye kwizera, hanyuma akabakora ibidakwiriye, uwo niwe duheza. Hanyuma uwo tudasangiye kwizera, wa wundi uba hanze utari mwene data, uwo ntacyo twebwe tureba, ahubwo akazi kacu ni gukora kugira ngo abashe gukizwa. Ariko ntabwo tuvuga ngo ntabwo turi mwene data kubera yuko bimeze bityo. Ikindi kandi gutenga ntibivuze ngo ntimubashe, cyangwa se ntibivuze ngo ntitubashe guterana cyangwa se gusengerera hamwe n'aba bandi batarakizwa, ahubwo imbuto zacu nk'impumuro nziza zibasha kubageraho, hanyuma zabasha kubageraho bakabasha gukizwa, bakongera bakitekerezaho, bakaba bazima bagaruka kuri Kristo. Hanyuma rero iyo rero twebwe dutenga umuntu iwa wundi witwaga mwene data, iyo dusangiye kwizera, iyo twasangiraga imeza y'umwami, hanyuma akaba yagiye kwijandika ibindi bitari byiza, uwo rero iyo ugeze aho ngaho tubasha kumuheza, hanyuma yamara kwitekerezaho akongera agaruka mu muryango w'abana b'Imana. Imana ibaho umugisha. Gutenga ni byiza, gutenga bituma umuntu yitekerezaho, ariko kandi ntabwo ari kugira ngo ducire abantu mu mazi, ahubwo ni umuntu watandukira inzira, uwitwa mwene data watandukira inzira, kugira ngo tubashe kumugarura dukize ubugingo bwiwe. Imana ibagire neza. Ndabakunda cyane kandi ndabasengera Uwiteka Imana ibashe kubaha umugisha kandi ibahe ibyiza byuzuyemo ibyishimo. Amen.